Arakoze cyane Venuste. Mu kanya imvura yaguye irahise, abo yanyagiye bihangane, ariko nkuko mwabyumvise Venuste yabivuze, imvura ivuze ikintu kinini ku muntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ngo iyo yagwaga babonaga gahenge, kuko abicanyi bafataga ikiruhuko bakajya kugama imvura. Ubwo uwicwaga, uwahigagwa akabasha kurokoka, akabona amahirwe. Nyakubahwa mushyitsi mukuru n'abandi mwese muteraniye hano muri uyu mwanya, turakomeza kwibuka twiyubaka. Abavandimwe mwese muteraniye hano, ziravuga ubuhamya ni kwa Karasira Venuste, umusaza w'imyaka hafi 73, narokokeye hano nkuko mwabyumvise. ndashaka gufata ubuhamya. Nicyo gituma nifuje kubabwira nti karibu iwacu. Hano iwacu ku Kicukiro, Nyanza, iyo umuntu agiye kuvuga ko yaharokokeye biragorana kuri bamwe, ariko ndatangira mbabwira ku itariki 6 uko niho abantu benshi batangirira, uretse ko amateka nka Minisitiri Bizimana uyazi kurusha aba yayasobanuye, no kuvuga nyuma ye biragorana. Jewe mvuka mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Kabagari, Umunyakabagari. Ku itariki 6 z'ukwa kane muri 1994 nari nagiye mu Kabagari. Uwo munsi niriwe mu Kabagari, hari ibibazo nari nagiye kureba by'umukecuru wanjye kugira ngo mbikemure. Nagarutse i Kigali nimugoroba, ariko uko hari hariho ukuntu twari twariyemeje gutaha kare, si ukubyiyemeza gusa no kwirinda kugira ngo utahura n'ingorane nubwo zitaburaga. Natashye rero naniwe, iwanjye aho ntuye ni muri Niboye, hariya nko muri metero 800 uvuye muri IPRC, hariya ni hafi cyane. Iwanjye twari dufite ukuntu dupanga uko turyama nijoro kuva muri za 90. Umugore yabanzaga kujya kuryama, n'abana twararaga muri koridoro kubera umutekano muke, bateraga amagrenade bacishije mu madirishya, bityo tukarara muri koridoro. Ariko umugore wanjye akaryama kare kugeza saa 6 saa 7 z'ijoro, nanjye nkamusimbura igihe byabaga ari ngombwa, nanjye nkajya kuryama, cyangwa nkamubwira nikomeza wiryamire, twari twaramenyereye kuri rara. Icyo gihe rero yewe kuko nananiwe naramubwiye nti noneho ureke ndyame imbere, wowe
n'icura rwose ntabwo ntinda ndaza uba ari wo ukurikire ujya kuryama ariko ntabwo byakunze kuko igihe nari ngiye kujya kuryama niho twumvise ibintu bidasanzwe by'amasasu. Twari tumenyereye amasasu ya buri gihe, ariko ntabwo iryo joro byabaye nk'uko byari bimeze, yabaye menshi cyane. Noneho nihutira, umuntu wese yumvaga ari ibintu bidasanzwe. Yewe rero ntabwo nashoboraga kujya kuryama, ahubwo nihutiye kumva radiyo, nshakisha ari za BBC, ari RFI, amaradiyo yose, ari RTRM yakundaga kuvuga byacitse cyane, ari na radiyo Rwanda. Menya ko indege ya Habyarimana yahanwe. Ngira umugore nti karabaye, Habyarimana indege barayihanuye, banza ngo yapfuye. Umugore yahise avuga ati turashize, kandi nanjye nubwo ntabivuze nabibonaga. Ubwo kuryama byari birangiye, ubwo hakurikiyeho gusa kumva amaradiyo. Aho nari ntuye na n'ubu ngituye barahatwitse, ariko nza kwasana. Ubu icyo gihe nta korotire yari hari, byari imiyenzi, korotire y'imiyenzi. Nta telefone nari mfite, byari ikutumanaho byari ukugenda ukoresheje, bavuga mu gifaransa ngo de bouche à oreille, uvuga ukabwira undi. Nari nturanye n'umugabo witwa Vincent wahigwaga nawe. Nca mu miyenzi njya kumubaza niba yumvise iryo tangazo, niba yabimenye. Arambwira ngo arabimenye, ndetse nabonaga yagize ubwoba kundusha. Ati tubigenze dute? Ubundi yewe ubwanjye nagiraga buri mugoroba, uretse ko nari nagiye mu Kabagari uwo munsi, ariko ubundi buri mugoroba najyaga njya kuri CND kuganira n'abari bahari, murabumva. Uwo munsi rero sinari nagiyeyo, nuko bihuriramo. Twaraye dutyo muri panique, uracya. Abana ngifite abana batoya, barapanika, babona bakatubaza bati ese ko byagenze bite ko mwagize ubwoba cyane? Mbuze umugore nti ntubahamure badata umutwe. Iyo twashaka kugira icyo tuvuga gikomeye, twajyaga ku ruhande tukabidisikitaho. Ku itariki, ariko ubwo ku itariki iyo tariki ya 6 iryo joro, nubwo tutasinziriye, twumvaga radiyo zose. Tugeza mu gitondo, ariko ya masasu n'imbunda ziremereye zivuga rwose bikomeye cyane. Ku itariki 7 niriwe mu rugo, ariko na mu bwoba bwinshi.
na amaradiyo radiyo Rwanda na RTRM byaravuga ati ntihagire usohoka, ntihagire ugendana n'abantu barenze babiri cyangwa ndetse urenze umwe. Ariko ku rundi ruhande ntabwiye ko nta korotire yabaga iwanjye yari imiyezi, narunguruka nkabona hari abagenda, ariko ibyo gihe nari mbimenyereye. Urumva nari mukuru, nari nzi ibintu byose ko bimeze. Ku itariki 8 mu gitondo cya kare niho nabwiye umugore, ariko maze kumva interahamwe zivuze ati tujye kwa Karasira ni Inyenzi ku muhanda, ntuye ku muhanda. Ndasohoka, nubwo bavugaga ngo ndi Inyenzi barantinyaga, nasohotse ngiye kubareba bariruka. Birutse mbwira umugore n'abana nti ntuhagire ikindi mufate icyo ari cyo cyose, tugende. Nari maze iminsi mikeya nzi neza ko minuari y'Ababiligi bari muri Eto IPRC hariya, narinze aho ngiye. Kuva iwanjye nababwiye ko kugera muri Eto bitarenze rwose metero 800, ndetse ni munsi ubwo nakabije. Narinzi umuturanyi wese utuye hagati yanjye no kugera muri Eto, buri muntu wese nari muzi. Ariko kuva iwanjye kugera muri Eto nakoresheje amasaha 2 muri izo metero 800. Icyabiteye ni iki? Ndetse nari gukoresha menshi cyangwa nkagwa no mu nzira iyo imvura itaba yaragwaga. Iyi mvura irajojobye inyibutse uyu munsi, imvura yaradukijije. Ukiruka ukihisha mu ntoki, imvura yagwa ari nyinshi, interahamwe kuko hari amabarayeri ahantu aho imihanda ihurira hose, ugakora nk'intambwe 10-15, ugategereza none ko imvura iza kugwa ari nyinshi. Imvura rero niyo yatumye ngera muri Eto amahoro. Ariko uko muri Eto hatari hazitiye, twaciye muri fence, twahageze tuhasanga abantu benshi. Nahageze abantu benshi twari tuziranye, ntabwo nagize ikibazo cy'uko hari uwantangira cyangwa ngo ambaze ngo ajute uvuye he, uretse ko nta n'uwo batangiraga, uwo wese yashoboraga kwinjira. Ubwo tugeze muri Eto ku itariki 8 mu gitondo, imvura igwa, twasanze sale zose ahantu hatwikiriye hose huzuye, ari mu masale de classe, classrooms, ari za dortoir, dormitories, ari amazu y'ubuyobozi bwayo, hose hari huzuye. Sanga ahubwo batangiye kujya mu kibuga, twagiye mu kibuga, kandi mu kibuga cy'umupira hariya ntacyo byari bidutwaye. Minuari yari hari, tuvuga tuti duhungiye mu maboko ya Loni, rwose twizeye ko ari ibintu by'iminsi mikeya, yenda akagira impinduka yuko bihinduka bikaba byiza. Ibwo ubwicanyi bwarakomeje, bigejeje mu masaa 8 kubera imvura nyinshi. Twaravuze tuti reka twiyorganize,
iyi mvura ingana itya n'abantu bangana batya, cyane cyane nkatwe twari turi ku kibuga cy'umupira mu mvura nyine, ahantu hari hatwikiriye, hari hato cyane, twaharekeraga abagore n'abana, twebwe tuguma hanze. Twitoyemo komite tuvuga tuti ibi bihe by'imvura ushobora kugira ikibazo cya korera cyangwa izindi ndwara zitewe n'umwanda, aho abantu benshi bari murabyumva. Twitoyemo komite nyakwigendera yanjye Kanyabugoyi Fideli niwe wari mukuru muri iyo komite, nanjye nari nyirimo, ariko ariyo kugira ngo du contact igihe cyose bibaye ngombwa tujye kwegera minuar tuyibaze evolution y'ibintu uko bimeze. Ariko hagati aho buri munota, buri segonda hinjiraga abantu muri eto b'impunzi, uko binjira bafite amakuru menshi, amakuru atandukanye, kandi uko amasaha arushaho kwigira imbere bigahinduka, abantu bakaza ari inkomere, abandi bavuga ko baje basimbuka imirambo. Uko amasaha yiyongereye yagendaga yiyongera, niko inkuru zazaga zizanywe n'abantu baje bahunga zabaga ari mbi, kandi natwe twarabibonaga. Ariko twakoze ibyo ngibyo, turabaza abasore, natwe twari tukiri batoya, twarabishoboraga gucukura imisarani kugira ngo tubone aho abantu bazajya biherera. Ubwo uko bishobotse, uko twumvise ikintu, hari n'abari bafite radiyo muri abo turi kumwe, uko bishobotse tukegera aba minuar tutibite, ariko nyuma tuza kubona ko bagenda bagira ubwoba, ukabona ntabwo umutima uri hamwe. Ndetse nyakwigendera Kanyabugoyi yarambwiye ati ariko aba ni basirikare kiko ndeba bafite ubwoba. Twaje kumenya ko ahari ari babandi 10 bene wabo bari barashe, barendaga Minisitiri w'Intebe Agathe. Ubwo byakomeje bityo, buri munsi hakaza amakuru mashya, buri saha, kugeza ubwo ku itariki 10 ikintu nyakubahwa mushyitsi mukuru ubanza abantu benshi batamenye, twajyanye na Kanyabugoyi tujya kubwira byari mu masaha 11 saa 12, tubwira aba minuar, turabinginga ku itariki 10, turababwira tuti nyamuneka mwatubwirira inkotanyi ko twumvise ko zafashe ku kibuga cy'umupira i Remera, bakatubwirira inkotanyi, tubwira minuar bakatubwira inkotanyi ko hari abantu bari muri eto, ko tuzi ubuhangange bwabo baza kuhatuvana. Nyakubahwa mushyitsi mukuru baradusetse, niho twabonye ko ibintu bikomeye. Badusetse ducurika amaso, turinginga, baratubwira ngo ntabwo ari cyo kitubesheje hano. Twarumiwe. Ubwo baratwangiye
twari twizeye ko inkotanyi zibimenye batuvana hariya. Iyo niyo deception ya mbere. Iyindi yakurikiyeho ni ya ku itariki 11 igiye kujyaho. 11 nk'uko mwese mubizi yabaye itariki mbi. Ku itariki 11 mu masaha ya saa sita twagiye tubona abazungu abo babirigi bazinze utwa. Turongera turabegera, ariko hagati aho twababajije byinshi, tubaza byinshi. Twabonye nibagiwe akantu gatoya kandi gafite icyo kavuze. Hagati aho haje wari Colonel Rusatira, yari umuntu utuye ku Kicukiro twese twari tuzi, ndetse na bamwe muri twe yarabazi. Azana na Burugumestre Evariste Gasamagera, wari Burugumestre wa Kicukiro. Gasamagera giye twari tunaziranye, twari twariganye mu by'Imana mbere yuko batwirukana muri 73. Tubajije ba minuare tuti bari abantu baje kugira bate, baratubwira ngo baraje batubwira ngo abajandarume baraturinda, twebwe dushobora kugenda. Batubwiye batyo turababwira tuti ese baraturinda aribo duhunga, aribo batwica? Tuti rwose ibyo ntimubyemere, nimuguma. Ariko ibyo nababwiraga ku itariki 11 ndetse bongeye no kugaruka bavuga ngo bagiye kutuzanira ibiryo. Tubabajije baravuga ngo bagiye kuzana, tubajije ba minuare baravuga ngo barababwiye ngo bagiye kuzana ibiryo ngo muri Croix Rouge na Caritas. Turababwira tuti ntabwo tubishaka, nta biryo byabo dukeneye. Icyo dukeneye ni uburinzi n'amahoro. Tugeze ku itariki 11 nk'uko benshi babizi bazinga utwabo. Tubonye bikomeye tugiye kubabaza bati turatashye. Iyo twabonaga ikintu cyose kidasanzwe twarabegeraga. N'uwo mubyeyi Kanyabugoyi, Imana imwakire, bakatubwira icyo twashaka kubabwira, bakadusubiza cyangwa se bakatwangira nk'uko batwangiye kuri iyo tariki 10 kuduhururiza. Ako sino kuduhururiza, twebwe twababwiraga tuti mufite moyen de communication iyo ariyo yose, ntabwo byabananira, nimutubwirire gusa. Naho mwabwira Dareri cyangwa undi mu officier akatubwirira inkotanyi, twebwe turazizera. Tubonye bigenze bityo twabwiye abasore, abana b'abasore ngo baryame imbere y'imodoka zabo. Ariko mbere yuko batsimbura hari jipe yaje. Yewe sinkunda njya mbivuga, simenya burya abazungu itandukaniro ryabo, cyane cyane ababi Burayi bw'Uburengerazuba, abafaransa, ababiligi, abadage, abataliyani, simbimenya kereka yenda iyo bavuze. Twabwirwaga n'amabendera baba bambaye ku ntugu zabo. Baraje nibo bafashije ababiligi kuva aho ngaho. Ariko abo bana tubwiye tuti ni mu abasore murambarara imbere y'amajipe mubabuze kugenda. Barashe hejuru abana bava mu nzira. Ariko hagati aho hari abo bagiye batwaye bakeya bakoraga mu ya UNDP, za UNICEF, ziriya organisation internationale. Barashe hejuru abana bava mu nzira. Nyakubahwa mushyitsi mukuru
Vedaste yabidusobanuriye hariya twanyuze muri ya mize y'amateka rwose byabaye nko kuzimya itara kuko interahamwe zahise ziza n'abasirikari batugota bacanganyikirwa muri ya mvugo y'abana bubu tumutwe biratuyobera baratugota badutegeka noneho nk'utegeka impinja nta kuntu twirwanaho ntaki baratugota batumanura muri eto baratujyana muri Sahara aho ngaho ndetse ndibuka nanyuze imbere y'iwanjye inzu yari igishya umwana w'iwanjye arambwira ati ese papa ati ko inzu ndeba bayitwitse ni humura sha inzu ntabwo ari cyo kibazo turamanuka muri Sahara aho bita muri Sahara tugera za Gudiyari hakurya ariko hagati aho hari abasore babashije kwiruka baraperisa rwose bajyayo bakeya abandi babicira mu nzira batujyana rero hariya kuri Sonatibe mwumva muzi bakora akanama baratwicaza bati bakoze akanama baravuga mu ijwi riranguruye umusirikare umwe aravuga ati tugiye kubajyana aho tubarindira ndetse hari n'ababyeyi bakomye mu mashyi turagenda baravuga ati muhaguruke kandi mugende ku murongo tugenda ku murongo urumva abantu barenze 3,000 umurongo wabo ushobora kuba nka kilometero turazamuka inzira yose bagenda bavanamo ariko ku muhanda rorondora rute umuhanda ukureshya kuva hariya kuzamuka kugera hepfo hangaho batwicaje hose hari abantu njya mbibwira abantu na Vedaste yabivuze nuko yenda mwese mutari muri hariya muri mize iyo nibuka iyo Habyarimana yabaga avuye mu mahanga nta kazi kakorwaga cyangwa ajyayo twirirwaga ku umuhanda wose imihanda yombi hakurya no hakuno umurongo kuva ku airport kugenda kugera mu mujyi aho yakoreraga hariya umujyi wa Kigali ukorera ariko muzi yuko hahindutse habaye heza ntabwo yakoreraga mu kajagari nuko bari bameze nta bavanamwo bashaka bagenda bamwica bakabica ibyo byose mwarabyumvise bambura abadamu ibitenge muzi yuko abadamu b'Abanyarwandakazi bakunda kwambara ibitenge ariko nta mudamu n'umwe mubo bambuye ibitenge wambaye ingofero bakayimutwara wambaye amarinete bakayamutwara kandi arayindwara bacuza ibyo babonye byose ku badamu navugaga abadamu bacu bari imfura pe uzi yuko nta mudamu n'umwe utari wambaye mugondo murayizi mugondo ni kabutura abadamu bacu bose nta numwe bambitse ubusa bari bambaye za mugondo twageze hano i Nyanza bose ari mugondo kugira ngo bagiye gukina umupira hano tugeze aha hepfo baratwicaje ariko turi mu mvura rwose imvura nuko yari kunyagira yenda abantu bamwe twabaye benshi bari bicaye hariya ntabwo ari byiza ko banyagirwa ariko yewe imvura yatumye hari icyo nyiziho cyiza
kuko ibihe byarahindutse. Hepfo aha hariya mu muhanda rwose baratwicaje ati mwicare, bakora akanama, bakundaga gukora akanama iyo bamaraga kwicaza abantu nk'uko, ati havamwe umwe arahaguruka aravuga ati hari abantu kandi bo hari ibigoryi by'abahutu biranga, ati umuntu wese uzi ko ari umuhutu azana indangamuntu ye yayitwaye mu ntoki azi. Ndibuka nyakwigendera Kanyabugwe yarambwiye ati wabyumvise, turashize, ati witeguye gupfa? Ndumva mfite ubwoba. Hari umuntu umwe sinza kumuvuga izina kubera impamvu imwe. Hari umwana yarokoye umwe, yari umututsi kurusha abatutsi bose, ariko yari afite indangamuntu yanditseho ubuhutu. Yarahagurutse ahagurukana n'umwana we w'umukobwa afashe indangamuntu ye gutya, ariko ntabwo yanageze aho ngaho aho uwari kuyireba ngo ayirebe, bamwiciye aho, bamwishe mu Karabanda. Nta wundi wongeye gutinyuka ngo atinyuke ahaguruke, kuko wari kugaragaza ko ari umuhutu yenda mu buryo bwe utari ubuhimbano, yagize ubwoba hari n'uwo yari arimo. Mu kanya nk'ako guhumbya ijwi riranguriye bati nimutangira akazi. Ngako akazi twahuye nako, tugwa mu kazi gutyo, barayica. Iyo image ntabwo umuntu ashobora kuyitanga, kuko namwe murumva kwica abantu nk'uko tungana gutya, wavuga ngo abantu batanga image ye ko bose bapfuye n'abarokotse, mukaba mubona uko tumeze, tutazi nuko twaharokokeye, ko twarokotse ntabwo ugiye mbizi. Ariko barishe, singiye kuvuga ngo bagize batya, ibyo bakoze Imana izayibabaza. Barica, ndetse natwe tuvuga n'abandi barokokeye hano ntabwo baba bahari iyo ijoro ritagwa. Ijoro ryaraguye igejeje, urumva igihe cy'imvura bwira vuba, bwira vuba, abantu twakijijwe rwose n'umwijima nuko bwije. Ariko kandi no kuri uko kwica muri iryo joro, cyane cyane ijoro rikubise maze yenda nko kugera mu masaha y'ine, yenda simbizi, ntawamenyaga ibihe rwose. Baravugaga bati inkotanyi, nako bavugaga Nyenzi,
ntabwo inkotanyi bakundaga kubivuga, baravuga ngo inyenzi, ngo za nyenzi ngo zifite amayeri, ngo zishobora kudusanga ahangaha zitatwica. Bati tuzaze bahana umugambi wo kuzaza mu gitondo, ngo bazazinduke, ngo ibi nyenzi bifite amafaranga. Bagendaga bareba mu mifuka, bareba kwa rufite amafaranga no guhorahoza ubutaka, kuko hari n'abavugaga bati cyane cyane abadamu ngo ko nkiriho se ngo ndacyariho ngo nimuze mu nyici. Ariko yabaga yakomeretse cyane, abona abamuhuhuye ari byo byamufasha. Ahantu hepfo aha twari turi habaye hararambitse rwose, habaye icyo nakwita pisine y'amaraso. ngire ngo nababashije kubaho nanjye ndihera, ni ukubera ayo maraso. Twari twahimba amaraso gusa, ariko iryo joro bamaze kwikubita bagiye, bafashe umugambi ko bazagaruka mu gitondo cya kare, kandi koko baragarutse. Imana y'u Rwanda mu rukerera rwose, inkotanyi ngo ba zitugeze hano, zari zigiye ku Irebero kwataka barracks ya Rebero. Bamwe twari tubazi n'imyenda bambara n'ukuntu bagenda, ntabwo bari bameze nk'ibyo gusa. Baratubona bumvaga bamarira abana basaba ibiryo. Hari amadetaye menshi umuntu yirinda kuvuga iyo umuntu yumva n'ibi byose, abakuru babyumve. Ntabwo umuntu aba ashaka ko bikomeza gutya. Inkotanyi rero zitugezeho, izo nterahamwe zari zije gushaka ayo mafaranga, urumva nazo zahahuriye n'ibibazo. Ubwo bafata badusigiye abana b'inkotanyi batarenze 10 bose, ushoboye guhaguruka, uwo baheka ku biti, bafite ukuntu ari abantu nuko baradufasha. Ubwo ni ku itariki 12 baradufasha, akomeretse baratutwara tujya ku Irebero, ndetse bantu barokokeye hano muri hano n'abadahari, yewe namwe mwese. Nkunda kuvuga, hari umubyeyi Madamu Kanyabugwe, niwe tujya tuhura tukaganira, yewe twebwe nako twese, ejo it's our birthday, you are all invited to celebrate. Turabatumiye, ejo tuzavuka, ejo ni anniversary y'imyaka 31. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ntabwo njya ndenza ahangaha, kuko iyo umuntu amaze kuvuka ahasigaye naho ababyeyi. Ababyeyi rero ni mwebwe, ababyeyi ni inkotanyi zaturokoye, ababyeyi ni abakunda igihugu, ababyeyi ni u Rwanda rwiza. Murakagira Imana, mubugira amahoro y'Imana.
Arakoze cyane Muzehe Venuste ku buhamya atugejejeho. Venuste, komera. Ugize uti ejo muzavuka. Venuste, ndashaka kukubaza ikintu kimwe gato cyane. Nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, yari ndengakamere kariya kageni, bivuze iki kuri wowe? Nabivuze ariko nabivuze kurokoka jewe ubwanjye, kurokoka kwanjye ntabwo ingishimira cyane kuko abagiye barambabaza. Ntabwo rwose numva ari ishema kuvuga ngo narirokokeye, no, kuko abandi nyoberwa icyo baziraga. Nanjye rero nari gupfa icyo akora, kubera ko tudagomba guheranwa n'agahinda. Nicyo gituma ntumiye mwese ko ejo tuzagira umunsi w'amavuko yacu, tunabatumiye. Ejo mwese Venuste arabatumiye, n'abandi mwese muzaze rwose tujye muri anniversaire yabo. Arakoze cyane Venuste. Mu kanya imvura yaguye irahise, abo yanyagiye bihangane, ariko nkuko mwabyumvise Venuste yabivuze, imvura ivuze ikintu kinini ku muntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ngo iyo yagwaga babonaga agahenge, kuko abicanyi bafataga ikiruhuko bakajya kugama imvura. Ubwo uwicwaga, uwahigagwa akabasha kurokoka, akabona amahirwe. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru n'abandi mwese muteraniye hano muri uyu mwanya, turakomeza kwibuka twiyubaka.